uciye muri iyo ntebe haleluya irashoboye 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 komera Yesu amashyi Mana irambwira ngo igiye kuguhaguruka ugiye guhaguruka mu izina rya Yesu hanyuma rero nuko Imana avuganye nawe arambwira ngo agiye kugushumbusha ibyawe inzige zatwara hanyuma nuko Imana arambwira ngo abarozi bagutangiye ibitambo kugira ngo ubuzima bwawe bwononekare ariko uhagaze muri iyi nzu y'Imana hari ikintu ugiye gutanga muri iyi nzu y'Imana Imana y'amahoro itugirire neza ntabwo nk'isi niba ugiye kugitekereza niba uri witange binga niba ari ihene niba ari isene ntabwo nzi ibyo utunze ariko ugiye gutanga ikintu muri iyi nzu y'Imana amina umurimo w'Imana numara kugitanga Imana ibohora ubuzima bwawe amina twagiye amen iyo nge iyo bibize ndatewe yewe Imana ishimwe cyane genda koko ntabwo nari muri uru rusengero ngomeza mu ntangi ubujurizi rongera mbabwiye n'icyo ngiye gutanga yewe nagiye muri iki mwana wanjye w'umukobwa yari amaze imyaka 3 baramujyanye njyana na Kiza njyana na murumuna wanjye bita Gatambara na murumuna wanjye bita Rwabwanga tugiyo tuteyemire isiteye dusanga bamutwaye nabo n'abakene baduhereza amajyana 2 genda mwabwanga no kubwanga abana batipa umwana mugende mutware arebye uwe yaracukije ararira namane rero wa mwana we ajyango mu nyumba ariko cyatumye ngizwa nuko nakijijwe nabana wa mwana babajwe n'umwana wawe kandi nanjye urambabaje umwana musiki wabo wagurukize kujyana ararira umwana rero ufite sine ya 4 mu mutwe niwe wihaye umugabo ngaho sigara amahoro ndatashye nyana ndaziza bazi sigaye bari mu nabanye babiri zana n'umwe tubariyo buri mezi ngoma ariko namwagizoga cyane kurusha abandi bose kujya namvaga nkumva inzoga ari ifite ubuzima bwanjye ye navugaga ko n'inzoga ariyo yantunze kuko nigeze kurokokaho ndabyibuha cyane birarenga nywe inzoga no ruhando roherwa nkabazi ngo inzoga niyo yanhishe turaza kwa Gatambara n'umusenzi nk'uko muri aha tujya ku buriri nanyoye inzoga ntiyanena ni murumuna banjye abandi basigara nk'abazishyira ku modoka bazishyira ku modoka turi buhurire mu ngoma mu gitondo njye napfuyeho ndibireba uburyo shoro ndapfa naraje mbibwira Peturiye turaryama ndi muzima inzoga ibaye nashizeho ntabwo dufite n'ahandi tuyigura njya ku buriri ndaryama igihe cy'isamwenda ndahwera ndaboroga ati niki Gatambara ndapfuye ariko imbere yanjye hari ikiziba gito kinini kirimo iminyorogoto twatunyorogoto dutoya twatundi turuzi imvura yaguye ahangaha naho hariho ikindi kiziba harimo umuntu ngo tugeze kumuvuga mu runyankore babwita umwaka unuka nabi ugakuraho kakananuka nabi naho hari ikiziba kinini inyuma yaho hariyo abantu bahurura kunaga muri ibyo bintu aho ngaho aho niho naborogeye nabwo ni Gatambara ndapfuye ati nicara nkomanga tubari ni Gatambara ndapfuye ahubwo nireba kuboko kwanjye ukore isaha itwarire rahabwasi mu gwiti so ndapfuye atari kusobanura yumva nahwereye yumva ashize amani araboroga arasenga cyane arasenga nanjye mbese numva ndahwereye rwose hazamo ikintu cy'igihukinga ku mutima ndahwera mbyumva kandi ibyo mvuga narabyumvaga kuvuga kurekeraho isaha ayinkuraho ayishyira ku meza nkaho njyewe ndapfa ngeze hagati ni Gatambara ndapfuye aho ikintu kimbabaza mfuye nakijijwe
atatura ndakijijwe. Arasenga cyane n'abana be baraza barasenga, nta mugore afite abana bakuru barasenga, ndakijijwe arasenga Mushiramana ariko yumva nawe kandi arongera none umubiri n'umubiri ubwo ndahwera n'abarababarara atari gusimbuka gahe yishwe n'iki ndabyumva inkuru yishwe na kintu ki abana be batangira kurira hanze cyangwa barira iriya muri bya byobo navuyeyo ndi ahantu hera kandi ntabwo naraga n'amatara ariko ndeba hera nk'uko ureba iki gitambara hera hari icyezeza ariko utareba icyo iki giteramo ariko ari ahantu hera cyane. Urumare umuntu ari kureteramo muri rabati ariko no mureba ariko ndeba ahagaze ari umuntu arampamanga ati jewe ni ati bari bishwe n'iki agatambara ndeka ubwo niko nakijwe kuva ubwo ndakizwa ndaza uriko ndyamye ndota ngiye gupfa. Noneho ifite wa mugani n'abarozi cyane najyaga mpaka baranduka bashaka wiki kandi umuntu aranduka ngo bimeze bimwe bihakanye cyane n'umuranga atangira avuga ati ni mizimu n'iwanyu nifata biwanyu mizimu niki ese mbona cyuye inka nari niriwe ndagiye niba umugore amaze gusasa agenda amakare ngiye kuryama asanga ku buriri bwanjye hari icyagana cy'amazi gikoze nk'aka kantu icyagana gifite kinini cy'amazi. Ndamuhamagara ari mu nzu y'ibyansi yari ya data ndamuhamagara nti se mbona ntibukubuliri hameze hate ati niki se ko hari icyagana cy'amazi atari ko sibyo ati ntucyuye nkamba muri yose gusasa ngwino hano araza gisangaho icyagana cy'amazi utaba ati ni maze komezamo byo kindi gishenge hareke nijye barayemo igitondo bashaka y'amazi barabembaza n'uburyo nasizirinda gumanyiziringamo nayakamije yakamiye ku mubiri wanjye narwo ni muneye ku mufariso wo hasi ko atariho bareba umufariso ntayariho bashaka nawe hejuru arabura ariko hagumaho ikisigino cy'amazi ntikureba ibyo nabyo biri mu rugo rwanjye mbese rate ibingibi ni ukuri kw'Imana jewe nta nubwo najyaga mbibara ngo bandoka sinari mbizi kandi nababwiza ukuri mu maso y'Imana sinarinzi ko bandoka. Uyu mugabo afite amagambo avuze kandi bifasha byonzi byo ntanavuga ubu nonaha afite ibyo avuze kandi bindiho none Imana ishimwe cyane nyamara narokokagana nabi ariko natinyaga ko mbona n'ingaruka ku nzoga nzapfa ako kantu kari kanashye mu mutwe neza ndavuga umunsi nagarutse ku nzoga nzapfa ariko noneho nanaryamye ubwo kuva uwo munsi ntabwo nongeye kuyinywa nanaryama nkarebamo kandi nkabyumva nkumva nenda gupfa nkumva umuntu umbwira ngo ugiye gupfa buri mwanya wahanga kandi nkaruha nkacira amani neza maze ntangirana n'uwo mutwe waranyishoboye yampaye ibinini berananira na pasita wanjye bedamo ibinini twageze ahandi muzima ariko napfuye gushyika ahandi apfa. None Imana ishimwe cyane niba narokokagana nabi Imana imbabarire ntabwo nakwitanga cyane Imana imbabarire amagambo yanjye nayo ubucuruzi bwanjye ni ubu mw'abantu mwe batari banzi amazina ni Garihero ndi umurokore Imana ibahugisha mwese no gusengera hano abapasita bacu Imana ibahugisha mwibare hanyuma ugiye ego tata Imana nari impemutse Imana imbabarire ibije ko kari gushaka mu ruhanga ejo hari ikimasa nasabaga miliyoni uyu mugabo yanga agihereza imitwaro 80 ngihaye kanisa ngihaye hano ubu ni ukizi no hano pahagarara bashumba muze
tugiye gusengera uyu mugabo uhereye none, uhereye none ubuzima bwe buhinduke, kandi uwo murogaga wese arananiwe nonaha mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu arananiwe, nta bubasha azongera kumugiraho nawe. Dusengere uyu mugabo w'Imana, kandi uhereye none umurima bibye murera, genda uba umutunzi mu izina rya Yesu, mu mbaraga z'amaraso ya Yesu. Mana ishobora byose, we urahambaye, urashoboye, imbaraga zawe urakoze data, 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 data. Natuye umugisha ubuzima bw'umugaragu wawe, ubuzima bwe nibube buzima. Byamuteraga ubwoba turabinanije, byamutsikamiraga turabinanije, mu mbaraga z'amaraso ya Yesu. Hamagaye umuriro, hamagaye umuriro, hamagaye umuriro, hamagaye umuriro, hamagaye umuriro, hamagaye umuriro, nutwika imbaraga zose z'amarozi. Icyari cyarafashe ibye cyose nikirekure, icyari cyaramuhambiriye cyose nikirekure mu izina rya Yesu. Ibyari byarafashe umugisha we, icyari cyarafashe inkaze, icyari cyarafashe urugo rwe, icyo cyose nikirekure mu izina rya Yesu. Niyakire kubaho, yakire ubuzima, yakire gukomera, yakire gukorera Imana. Urakoze.